go. Florence urarebe papa. Hari umusore ku makemno minsi bita Kevin. Urandebera uriya musazara umuntu unyura ku muntu atamuvugishije. Ugize ngo iki? Yuruti muzee Keve. Munisi maze kuzana nanga bagiye. Ariko se Florence uri siri ko arahanga kubira ibyo utagira wese na gihugu. Metro peretinga. Turo tugenda. Umva yadaje. Usubona ko ari ngiye ugiteruranga. Terura ariko gira vuba tugenda. Twaje ubwira. Terura sha ariko ni iki? Beke. Ariko itangira guhekenye. Bayo nta kibazo. Nyine. Gira. Erega nawe utuye mu manegeka kandi ikindi ntugeza no kumuganda. Ariko rero nk'umuyobozi ukuriye umudogodo hane wabura inzira ubinyuzamo buriya n'icyo umuntu yakigura. Agoso barina n'ubwo utasura ku ishuri. Papa ndagiye. Kira vuba ugende ku ishuri none hanga. Amasani yakurenganye koko. Papa, wibuke rero nabyo ntitwavuganye ejo. Ibiyese kandi. Mwe twavuganye nimugoroba urabyibagiwe. Genda urabimbwira utashye nimugoroba. Kandi wiga neza. Wiga ko ejo ari cool. Na fanta ariko umuntu yayigura. Iyo mitobe se kandi yo ubu yamanukana. Listen bigenze cyase ubuye aho banje ngiye kwivuga narani sibako senarine ari bite sesha abakuru yawe sesha abasogeye kuvuga kandi ko utari wambonyera Nagara kubera ingagiza nabyo none sari uzaza kunsura ryari se shaka numva ngo kumbuye rwose iwanje ariko agomba kubona umwanya nandi mu masomo n'imirimo ukunda kubona umwanya ugiye kuvuga ngo imirimo ngo amasomo ngo nibi ariko sikari byo bene ibyo ntibishira bihoraho ahubwo no kuzareba kandi ukaza mu rugo ukansura ariko nje mba nibaza n'igisupu supu ngawe rwose kiba kigenda n'amaguru abahabuze iki ntabwo natike babamba natike baba guhaye katabuze ahubwo se ndahera kuyahe ngo nguha agatike kuraya ngahe genda hanyuma nugera hepfo utega akagare cyangwa se akamoto sibyo se hanyuma hasigara erega uri wanjye hasigara urebe ikintu noneho uyaguraho sibyo se ntawe urakoze ariko rero burya ndagukunda cyane rwose ni impamo none se umva ubwo rero nyine nuva ku ishuri uze kureba uburyo wapasa mu rugo nta kibazo sibyo se mbega umukobwa we mbega umukobwa ari sha ninjye nawe
mbega igikari shawe. Ahubwo reka ndebe haritere yanjye. Prince we! Prince! Yo, Prince! Cyambega umukobwa. akapamburo rya ne. Cyambega umukobwa mwana. Enda. Ariko buretse. Mbonye muha amafaranga 2,000. Biriya bibiri se. Biriya bibiri nibyo muhaye ngo aze kumpera se. Hariya nayibishimbo. Kuko nyine Amanyanga y'aba rusaza we. Terura nyine tugende. Basha ariko Prince rwose. Ariko mbaburiya shubije amaso inyuma gasanga ndahenze turi kumwe. Kubona unagira n'impuhwe. Igira sha ndagura ariko. Uragura. Ndagura mwana. Nakundi nyine terura se sha tugende rwose. Ari inkwari y'umugore. Ndarigura. Reka ubundi barigiza amana. Ndakwemera rwose. Abundi Bosco. Ikanyanga ni mu numero ya mbere. Nk'umuntu wanjye. Ntabwo mashaka burya kunyura ku rugo, unyuze ku rugo, kagera gute? Barumva nishimye. Akabari ujye baguye ibyo ushaka byose. Bagukope. Kumanyura amazi nanjye mbizi se. Cyangwa utakingubito ntubonye ko cyari kimbitanye ariko ntacyo ubwo nyizanye cyangwa utakingubito turari Ushete ndume. rero karabaye ninjye nacyo cyari kimbitanye ariko sha ariko ntacyo ubwo ntibonye se sha ugira ngo nticyari kimbitanye cyo kabwira ariko nta kibazo. ubu si iki kinyagwa wakijyanaga he kuko ariko uzi n'ibindi nagira ngo nkubwire ko mfite ibyumweru bibiri byo kwiyomora ubundi nyuma ya byosha uzambona mwijeye. urabona uyu mwana w'abandi umaze kugirira inzererezi ni ukuri niko pure ndakubaza ubu wabuze ikindi kintu wakora cyakugirira akamaro aho kwirwa wiruka inyuma y'uyu musaza ngo muke Ngo musaza. vuga uti jeya urandeba ariko kiruta umujene nawe ubundi nagira ngo nkubwire ko uyu ari umujama wanjye mva mwana uyu ni umujama wanjye ntuzimwuzurizeho rwose. Reka nge nsimbuke. Abana mera atabyumva neza. Yego mwana. Ubwo nta kibazo. Ariko se pure ariko sha wibuke ujye ugenda gisportif mwana. Nagira ngo mbabwire ko mu ntekera igikoma ndakinywa maze guterura nimara guterura ibyuma nyine ubwo ndakinywa ndetse ndagira ngo nkubwire ko ifu ntayihari ko nta fi hari. Bishoboka bite? Rata papa hano hari agafu gake gasigaye. Ahubwo rata mwana wanjye nimuteka ko ngako ntaribe. Urashaka papa none iki cyuma kizakwicira. kijya navugaga wibagirwa ibyari byakorewe mu cyumweru gishize. Se biriya ko byari impanuka. Ahubwo nagira ngo nkubwire ko buriya nyine mu minsi mike abantu bamwe na bamwe baraba batangiye kumbonamo nka musaza wawe cyangwa se umwana wibyariye da. Kubera iki? Ariko ye. Ariko se ubundi harya ubundi abanyeshuri bataha ryari? Saa 8 cyangwa saa 9. Saa 8 saa 9. Nagira ngo mbabwire ko uyu munsi tugomba kujya gusenga ko ntabwo duheruka mu rusengero. Menyere ko anga dusenga ku cyumweru gusa. Ku cyumweru? Noneho ni itegeko ntanze mu rugo rwanjye. Nta mupagani shaka. Uyu munsi tugomba kujya gusenga. Cyangwa se niba mu tabyiyumvamo. Okay. Yizire twigire muri siporo. Ariko. Kandi ndabizi ko nta na mitiweli tugira. Yaba wowe mwese nanjye nta mitiweli. Mugiraho ubwo. Mugiraho. Uzi ko hanakeye. Ariko saba abantu bari mwaza tukajya gusenga. Muhawe.
tujye gusenga nyoko ari he mwana yanjye ahora mukererwa ari he ariko uriya wakinga urugi ibyumweru 2 nese ne gusiga urugi ruki inzira irangaye mukererwa tugende se tujye gusenga agatangaza ni ukuri Ubaye papa ubaye iki muha munda harandiye reka tureke kujya gusenga ndebe ko nakubonera umuti tureke kujya gusenga oye kubera ko mudaheruka kujya gusenga nimugende mutanakererwa umva muha ngaho we ko mugende ujye gusenga nsigare kuri so nsigare mwitaho oya nawe genda umuti ndawishakira we ahubwo murwo rufunguzo nawe ubundi ndawishakira murwo rufunguzo mugende mudakererwa mudakererwa mugende umuti ndawishakira nabahamije reka njye kwirira icyana sha rerere ku cyana gusa ariko kubona kugeza uba indaya kose Bosco ushatse kuvuga iki koko indaya ndabona ukuntu indaya zigurisha se cyangwa ndakubaza ngo ugeze kuba indaya iyo ari yo yose uri indaya kuko ukuntu uri mu ryoshya bisheshenga yarese nibyo Bosco oya njya ndeba ukuntu ubora no mudugudu wacu neza ukuntu witabira ibibazo by'abaturage rwose dusaye turi n'inshuti ndakwemera niyo mpamvu nta kibazo pe ariko se nagize bunini ikindi ariko sinzakubwira kugeza ryari Bosco harya zakubwira kugeza ryari inshuro zingahe mbikubwiza reka buriya kwibutsa mu bibazo guhoza bampaye ubona kara kabutadeo ko mu gacyamo kariya ko mu gacyamo nteko se uri umukuri ngo pitaka kirangije si waje ngo kope umva ngiye kugura amasuka ujye umpingira buri munsi nawe uze ngo kope umva muga ujye unyereka icyata cya buri munsi nukuri ko impamvu bari kope meze nk'umuntu wamize ipasi gira uko ungenza wa siri pasi wamize gusa ahubwo wamize izuba ubu ngubu uvuye Karembure uva za hehe muje kwikopesha kwa mugabo kwa gacupare wahanyuze kwande hose urahanyuze nukuri mfite igihumbi kuki wahembwa mwajye mureka ubu bwenge igihumbi harya ngo ntambwe ibura iki ntambwe ibura igihumbi none se ugikuye kizane hano kari ukizane imbere uramu tubiri uducupa tubiri ngazana hano kizane kurabona nabura amafaranga wowe zana karazingazinza wagira ngo isi ngiyo y'icyo kuri pandaro ko mbona amapandaro agucikiye wowe uzana inzoga y'amagambo wowe wicaye aho ngaho aha kana no ku musaza wagira ngo agacomoye umufuka w'umusaza wigurishirije ikawa yiwe shazana inzoga y'amagambo sinakwishyura ubugarutse kurya iteke rimwe yejo mu nda nta kintu Clementine yusanye na barugara mumenyanye n'umuyobozi umuco cyangwa no gushikuza inzoga nkawe inzoga nakwishyura Clementine inzoga nakwishyura akira muzaniye icupa rimwe Clementine genda nagwe ni rya kabiri hana kuzo nshikuza inzoga hanya kaseka bakishikuza inyama abiri icupa rimwe abiri no mudugudu waguze icupa rimwe oya kugira ngo ugize ungoboza bagwe n'ibyo umuntu w'umugabo oya baguha iryawe ntabwo nsangira namwe inzoga yirwa se mu nzu akagabo mbisa gatanze abana bagira mitiweli muhiryo
muhe ubwo rata ubwo Tadeyo amagurishije ikibanza yangurishije ikibanza kitari iki Tadeyo sha kariya Tadeyo kagabo ariko suri mu biki ndagusohora uryo yanze nuko ikibanza ndakiguze ka kagabo kagufiya kigeze akaruka kaje Rubyandari aha Rubyandari ukona amatiku Genda. kangendera toka afoto ikibazo ndabara ngikemuye humura ndagikemura ngewe n'indara ntagikemuye sinongera kwitwa mukuru sinongera kwitwa umuyobozi w'umudugudu n'ubundi nakwemeraga utarabinkorera wi uwo ni indera uwo muntu ukomanga ni indera arinde uzi ko utajya wica gahunda ukuri kw'Imana ntabwo ujya wica gahunda ntabwo ujya wica gahunda ariko niko uzi ko utajya wica gahunda ese nkwemera pe ntabwo ujya wica gahunda rwose kare kayibangani wanjye rwose nta kibazo wahabonye sari aha niho nibera mbese nibwo bwami bwanjye wahabonye ariko ahubwo reka shantu ngurebera akantu naguteguriye burya tukimara gutandukana unyemereye kuri buze hano nkabaha njyenyine rero imiba n'akaba irungu irungu rikanyica ntabwo rukongera kose ubu koko ubu wanyinyuka nibura ukandaza nibura nk'umunsi umwe hari icyo bitwaye se muhawe na mama wese ntabwo mbona muhawe na mama apo ibyo byarohoshye narabyohereje byagiye muri vakansi muri make narirukanye neza cyane uranyemereye se amasomo n'imirimo si byo ko ari ibihoraho ariko ibyo ni ibihoraho si ahangaha bariyora njyewe rero nangiwe ibintu by'ahangaha ubwo ntibyabigegera si igicuri cyane bintesha umutwe bikamvana muri mudu shaka uburyo mva hano aranyica wanjye aranyica shaka uburyo mva hano ariko burya rero ari nuko utanabizi ubusa mbonye hano azi ko ndi ku ishuri aranyica humura mu bantu bawe mu bantu rwose buriya natinya muri uyu mudugudu buriya na muzehe wawe arimo nubwo ari n'umukuru w'umudugudu papa aramutse dusanze aha yanyica azi ko ndi ku ishuri oya ntabwo nta mutima mfite wo kuyiba yanyica nsanze aha ngaha azi ko ndi ku ishuri ubusa arataruka igipangu aze hano ubusa mbonye ubu wasanga kagiye kunywa dore kazenguka mu bubari bwose kanywa dore ko kazanywa nka nzobya muri turamufata ariko uko akavumbaguza niko n'ubugome bwako bungana njye mudugudu nta kibazo cyakinanira turamufata uyu aracyabaza ibyatsi isoko yanze ibyo kujya gusenga usibye gusa ko dukurikije inyigisho twigishijwe tugomba kumukangurira akajya ava mu rugo buriya kuko n'uburwayi nka buriya ukurura umuntu ukamujyana tukamusengera gake yego mana yanjye
bora niba ndi bambereye ku rugi muha waroye niko mwanya gasozi mwe muyobo mbese ni mwebwe ni ukuri kw'Imana rwose ni impamo Imana we namenye ko ari mugabo wawe arahari nawe Inyagasozi ako kantu kumve muyobo Inyagasozi ako kantu wakumvise naje gukemura ibibazo bya hano ntabwo naje kurwanisha abantu hano ukite ndabona mwaheze n'inyuma reka mbere kuko nikoto wakinga muba mwakinze ibitambo byanyu se mu niwe yandi mutambuke mfite uko makingura nuko byari byabaye ngaho ni mutambuke Inyagasozi shesha nimwinjire oya ni mwihangane ni ukuri ni mwihangane rwose ni mutambuke ariko se tuza wagenjeje makeya ko ari iwanjye ndakomanga Tadeyo sohoka yewe sinabikubwiye baranyica sinabikubwiye ariko hasi wawundi ni iwanjye rwose ni ukuri kw'Imana ariko nzi ko namusiza wakinga tukareba wa Tadeyo akasohoka kazaga niwe ufite imfunguzo Tadeyo Tadeyo gahambirwa fungura nona uyu munsi urambi ibyanjye akaye kajobo kamugabo mukemurira ikibazo kandi murakikemura mbwire nigende yewe ra sinabikubwiye shaka uburyo mva baranyica erega niba ari Tadeyo arakingura rwose kora uburyo mva hano hakiri kare Uwimana namuhawe kurugi sinabikubwiye nshaka uburyo mvamo hano ese ko ntacyo umbwira ndavamo hano gute yewe ra Kevin ko ntacyo nsubiza wansangamo hano baranyica haguruka unyereka honja Kevin kutansubiza ansangamo hano baranyica zonazi iki n'uyu nawe ntacyo ari kumbwira Kevin ariko se wa mugani uyu mugabo ari